ni mu nyumve ndi mama wanyu. Anita ndakubwiza ukuri nka mama wawe. Yemera ugende kuko nutagenda harimo harategurwa ikintu gikomeye. Mu kugenda kwawe harimo inyungu. Nushaka unyumve ndi mama wawe. Kose mama muduhe nyine impamvu. Anita ubitekerezeho kandi utekereze kabiri. Ndakubwiye. Ibi ni ibiki? Umva se ntabwo se urimo kubyumva, ntabwo unyizeye. Benita mwagiye mwizera mama wanyu ko. Rega mami muduhe ubusobanuro nyine turakuze ntabwo muturekira abana mutubwira ngo caha tugaca. Uratubwira n'impamvu tugomba kuhaca. Ntabwo turi abana batazi ikibi cyangwa cyiza kubera iki mudushyira mu gihirahiro umuntu nabisobanukirwe. Mugomba mwebwe turabatekerereza. Ntabwo ari mwe mutekereza muracyara abana. Mujye mwitwararika ikintu ababyeyi batemeye mwabana mo. Ejo mutazicuza. Mama ariko urabizi ko nawe twakuze. Ntabwo tukiri babana bato. Ibi rwose muri kudukorera natwe biri kutubabaza tubabwije ukuri. Biri kutubabaza pe. Ariko se ni gute umubyeyi adatekerereza umwana w'iterambere rye? Kuki mwumva ko turimo kubaruha? Mwakwemeye ukuri kwacu. Kubera iki mubyeyi ashaka umwana agume mu gahinda gumanya kubera iki mami? Kubera iki udafite kuzi? Anita ndeka nsubire mu ijambo rimwe rya nyuma mpite nkwihorera. Ibizakubaho ntuzambaze. Ndakubwiye ngo genda kuko mu kugenda kwawe harimo inyungu kandi za mwese na twese muri rusange. Kose mumugura dusobanuriye. Ingaruka y'ikibi mama kukirisanze muri ibi mama umutima wanjye wuzuye intimba we. Ushatse mu nzu hose ko mbibereye ahangaha. Nibereye ahamba ndimo ntekereza nshyira ubwenge ku gihe. Ndimo medita. Wageze kugeza muri iyo meditation yawe. Sha. Umva. Sinakubwira ngo hari icyo ngezeho ubwo uje ngo dufatanye. Wenda turakigera. Urabizi ko najya nicara gusa. Urakoze. Cyo nkwemerera. Yes. Kintu natekereje. Yego. Ese. Okay, nanjye vuga ngo ni icyaha ariko n'ibyo turimo byose ni ibyaha. Wakwigira Frank. Tukandika ibaruwa nziza. Uko n'abasore bandika tundakuzi. Tukumvikana tugashyiramo amagambo meza y'umutoma ebana ya magambo nyine yo kureshya. Tukumvikana. Twarangiza tukayoherereza Benita. Benita uko yisoma ahita abona ko ari Frank umwandikiye. Icyo gihe birabigamije iki? Bagomeje kureba eske amarangamutima ya Benita arakubita ku magambo y'imitoma Frank yamwandikiye nawe afunguka itafata umuhungu n'uyu nguyu tugize Imana. Sibyo? Agafunguka itafata wow nubwa mbere mbonye umuntu unyandikira ibintu ibintu byose agahita amufungukira tayari twaba tukirangije. Nanita nawe ubwe yahita abona ko ibyo ari kwirukankamo Benita yabigitambitsemo agahita avuga ati okay kumva umuhungu aranajarajara reka mwihorere. Abyumva ute? Turabura akantu gato cyane. Burya ntutubona isasu. Yego. Burya isasu nturireba ukuntu rimeze. Buriya kugira ngo ribe ryakwica ni akantu gato cyane kakubita ari inyuma kukabona. Ibibazo bikabiravutse. Natwe ariko kantu ko gukubita paf. Niko turi ko. Abyumva. None se ibyo reka wenda mvuge ko byakunda pe. Benita yabona wenda iyo barwa akavuga ati nibyo akamunaho nyine agashiduka. Sibyo? Iyo mitoma rwose ikamushitura. Ariko wibuke ko niyo yego pe yagenda gapfa. Akabana akamurongora gacya yapfuye cyangwa se birasinze iminsi yashira apfuyemo. Hanyuma si gihango dufitanye ugira ngo byaba bipfuye kuko umwana wacu urumva Benita ne twamubyaye. Tekereza neza. Ntabwo twabyaye
n'ubundi azagenda apfe nk'uko n'abandi bapfa. Hanyuma iki tugendamo se kizatuvamo gute kandi umwana wacu atari twamuhaye kamusubiza. Njyande bavuga ngo umuntu akira akamwirukaho ntakira akamwiruka kabyare. Umva twarikurure ababyeyi baraduhemukiye, ibi bintu byose bitwirukankamo ntabwo usibye Imana yonyine. Ariko aho gupfa none wapfejo twebwe reka tubyeseye turebe n'ibinyuramo tukabona Anita byibuze amuvuyeho. Uretse akandi kantu Anita ashobora kubona mukuru wapfuye nabyo bikaba intandaro yo kwanga Frank akababwa. Kandi Frank ukuntu amubonye ntashobora kwihangana ko ashyingirwa na Benita batararyamana. Urakoze. Siko ibyo bintu ari byo. Ubwo rero urayandika utiyobora wakurya kurura umwana wacu nakahita amera amababa. Ntibajya bavuga ngo umuntu wamukubise inkoni zasagutse kuri Yezu. None nanjye ngiye kumukubitamo imitoma yasagutse ku yawe. Yesu we. Ngaho gerageza. Ndayimukubita. Sibyo mbwire rwose dore ukuntu ufite amataye meza niyo nyabonye rwose mpita mbona Imana yarakuremye neza. Umuruti wongeramo nakandi. Burya urusha ubwiza murumuna wawe mukuru waharya buriya ugahita avuga ngo Mana ndagushimiye ko numpumuye amaso. Njye nishakiraga umuhuri big munini big machine. Mana yanjye ndagushimiye kubera ko unyumvumuye amaso ukanyereka amataye meza, umwana uteye nk'igisabo, umwana useka neza wagira ngo yari shokora zose zo muri Kigali, umwana ufite umutwe mwiza, umwana uraseka amasara agaseseka iyo shinya mwene nyoko ayifite. Mbese ugenda usebye Anita kugeza ubwo yumva Benita ari we wa mbere. Ariko sibyo uzafuye uvuga ngo kuki iyo mitoma ntigeze nikubwira. Iyo wambwira hagije mbabarira. Iyo wambwira hagije yewe we nta kindi nshaka. Nimara kuyikora neza kwereka ibyo dushobora gushyiramo byose n'ibyo byose. Ariko ntafite ikirenge cyiza, nabonye afite ikirenge cyiza. Nde Frank cyangwa Benita afite akarenge kangana gutya keza nyine. Ndahita muganga ariko ubundi hejuru y'ibirenge byawe byiza ufite kuki utabaye muri umuntu abikira Mariya. Afite akarenge yawe nako uruhinja ibirenge byo ntuzabivuga. Uvugira amabuno, uvuga inseko nziza, uvuge isura nziza, ibintu nk'ibyo. Nujya ku karenge azagira ngo arimo kumubeshya. Uzi uko ajya agira complex y'akara karenge ngo ukuntu ari gato katangana nuko angana. Ko ntago yagira amabuno angana ko yagira n'ikirenge kinini. Ntago byanyuramo. Frank, niki kikuzanye hano? Nawe ukumbuye cyane pe. Frank, mama na papa bari wowe ushaka bazanyikira iki kintu ushaka? Frank, please ndakwinginze. Mbikubwira kenshi. Reka no kuza hano mu rugo bireke bihagarike. Asibe bora nkunda goko. Nuko ngo bakambwiye. Frank, ndagukunda ariko tugomba kwirinda ibyago. Njye numva rwose ngo kumbuye nabuza amahoro ntago naye kwirirwa cyangwa ndari ntakubonye pe. Kumbuye ufite telefone yanjye wamamaga tukavugana. Cyangwa tukapangana duhurira. Okay ngabase reka mwereke. Frank. Nyine banza wumve. Reka tujya mu cyumba cyanyu aho ariho tukanirira. Tugende he? Mu cyumba cyanyu. Frank, ushaka ufite ikibazo banza wongere utekereze kabiri. Tujye mu cyumba. Mama gusanzemo, papa kubonye. Ese akunda kuzamo. Hey, iyi nzu si yanjye. Hano si wanjye Frank. Cyo kintu bazi igitekerezo. Baby nawe jya ntwari y'urukundo neza ubu nta kintu utakora rega kubw'urukundo rwacu. Ndawukunda ariko nubaha n'ababyeyi banjye. Mfite amahame ngenderaho. Wajyana ubwo bwa mbere ngiye kugutereta. Ikibazo nagushaka kumva buryo ki hano batagushaka muri uru rugo. Nabikubwiye kenshi. Ngiye ko nawe nkikomburiye nta bundi buryo nawe mfite bwo kubigenza mu pe. Kandi urabizi ndagukunda cyane.
ahubwo wowe genda ucunga muri salo urebe yuko itenshira wongeye. Frank please kuki utari kunyumva ndakujyana mu cyumba simbyanze sibyo ndagukumbuye ndagukunda twakagiye tukishima tukaganira tukanezerwa ariko papa arahari mama arahari ndakunyuza he urabizi mukuru wanjye ukuntu byagenze cyagiye ndakunyuza he Frank akaga bebe njye mba ngukeneye pe kandi mba nabuze amahoro nanjye nuko ari kumuri iki muri iki twakira risque tugende papa mama kone uvuga akahoro nyine utabahuruza bakaza uko bariga Frank ngukeneye cyane cyiza mbona cyiza abazi ndagukunda kandi cyane birenze no kubitekereza reka nshaka akanya ndebe ukuntu niyiba nze mu rugo iwanyu kubera ko mu rugo iwanyu hari amahoro bitandukanye na hano ko nyine nawe ntabwo wibwiriza usumba ndinze aho nza ari uko mutabona yuko byarenze igipimo reka nuko mba nabuze icyo nkora nabuze nkora iki uzi ko no basiga bafunga no kwipangu sinambuke wowe ndaguhamagara ukamwambwira ngo uri mu mirimo yo mu rugo nyuma mu rugo ntabwo mukuru wawe yagufasha ariko ukitaba umukunzi bigeze hahandi bagiye no kunyambura telefone none ubwo duhisemo iki niyo mpamvu rero dukwiriye kwitwararika ku buryo tuvugana tugahura ahandi hantu byibura uhagaritse kuza hano kugira batangura niba nkora telefone turavugana gute basi turabonana gute so ibi bintu bizarangira ryari ntabwo mbizi I'm not sure ntabwo mbizi baby ntabwo nkatiye ariko nta kintu mfite cyo gukora please nyumva sibyo tuza kuvugana duhure sibyo ndazakureba nta kibazo ariko nambabaje so nta kintu mfite cyo gukora sibyo nawe radio I love you too. Bye. Bye. Genda. Ndagukunda basi. Bye. Njyewe icyo narebaga nabonaga abana bacu bakuze ikizima mufite ubushobozi nanjye mfite ubushobozi ku muhungu wanjye njyewe mbana n'umuhungu wanjye hariya naberetse iriya nzu murabizi ko siyo dukodesha ni yacu abari barimo twabakuyemo dushobora kubwira abana bakajya hejuru niba mudashaka ko twabana nabo njyewe nkajya hasi kandi n'ubundi njye sinzamara igihe hano nanakwigendera ariko ikizima nuko ngomba gusiga umuhungu wanjye ashyingiwe umukobwa wanyu amaze gukura yararangije afite n'akazi Mama Frank impungenge zawe ndazumva ariko ujye wibuka yuko ubukwe ntabwo ari amafaranga gusa ubukwe nibyo ntabwo nanjye nkubwiye ngo mu gitondo tubashyingire Anita umeze neza Bravo. Urusubira mu cyari igisubizo koko. Tubwire uko wimva mu mutima mwana wanjye. Panda. None se bigeze imyiteguro. Ugomba kujya muri Kenya kwiga. Imyiteguro igeze kutanatubwira ko ushaka kugura imyenda mishyashya tukapu kwitonda hari ibintu byawe byinshi birahenda. Ntabwo ari ugupfa guhubuka gutyo gusa bimwe ugomba kubigurira ahangaha ukagenda ubifite sibyo barashaka kuzajya kugura twa ducaguwa twawo barahaba imyenda ya makeya hari ahantu bita igikomba mu isoko rya caguwa mbona uyu nguyu buriya nibyo ashaka kuzagurirayo ndabizi nawe bivuze nyine ngo twenda twa makeya kuko umwana wacu yakwambara utwenda tumeze gutyo aho uzajya utambuka hose ngo tore ngo disi ngo karakana ngo nanjye nigeze kukaguraho ngo no kame mu mukobwa wacu ntabwo ari kubyakagombye sibyo natubwira ati mushoke dadi uko nabivuze ntabwo mfite kuva muri iki gihugu nsize Frank
nk'uko wabivuze. ntabwo nabishobora. Kuki se utabishobora? Dad, Ari muri Mozambique se kuki washoboye kuguma aha? Kuki utigeze twakatike kujya muri Mozambique? kiriya gihe yari ari hariya ariko ubu mu gihe yaje Noneho ubu ngubu uzaba uri hariya. papa kubera iki mutanyumva, kubera iki mudashaka kunyumva? Kuki wese udashaka udatumva? kumva. Kuki utatwumva wowe? Ntabwo nanze kumva nk'ababyeyi banjye. Natwe ntabwo twanze kukumva nk'umwana wacu. Mwebwe ntabwo munyumva mame kubera iki? Ntabwo tukumva mu mafuti ya Nita. Kujya hariya muri Kenya nkajya kwicwa n'agahinda nicyo kizabashimisha. Ugomba kubaha amategeko y'ababyeyi bawe. Sibyo? Nibyo kukumva turakumva mu mafuti se gute? Niba tukubwira ngo ntibishoboka ikintu ntabwo gishoboka. Bishoboka. Kandi tuba twabanje kubyigaho, tuba twabanje kubirebaho ku mpande zose. We n'ahantu utabasha kugeza intekerezo zawe twebwe tuba twahageze. Amahitamo yanjye n'umutima wanjye ntabwo unyemera kuva muri iki gihugu. Amashuri ni ahantu atari, hano hose hari amashuri bigisha kandi neza. Sinibaza mpamvu ki mushaka njye kwiga muri Kenya nk'aho hano mu Rwanda amashuri yabuze. Ese ninjya muri Kenya nkapfirayo nicyo kintu kizabashimisha? Wicwa n'iki? Abari bose barapfa. Ngomba mugeni afite Frank ntanapfa. Uzaba uri ku kigo cyiza gifite security. Mami ngadafite ngo Frank yapfa. Are we. Yego ye. Niko kuri. Noneho atakiri ku isi noneho bayapfuye imbere yawe nawe wahita upfa. Twajyana. Frank ndamukunda dad. Okay, kagira inkuru rero. Mbwira ukuntu wajyana na Frank aramutse apfuye. Frank ndamukunda mama. Sinzi impamvu mutanyumva. Mbese apfuye mwajyana. Yego ye. Kare kwishesheje umeza. Reka tukubwire rero, sibyo? Va mu butesi. Turi kumvikana. Ibyo tukubwira kuri aka kanya no kuri no shu. Ntabwo turi kukwinginga. Sibyo? Turi kugutegeka. Nta kwinginga kukirimo. Ugomba kujya kwiga muri Kenya pointre. Nta bindi bintu. Please. Nta please ihari. Ma, ntabwo mfite kujya muri papa. Unyumve. Ntabwo nasiga Frank. Ubuse wihaye gufuka muzingo nibwo biri ngire sentiment kugira ngo mureke. Muri Kenya urajya. Ma, ntabwo nabasha kubona afite Frank. Frank nibwo buzima bwawe. Nyumva nk'umwana wawe. None sima agaciro bwa nyuma. Reka tumujyane kwa muganga bafata utugira ngingo tumubiri we tubajye badureza abandi bantu kugira ngo wowe gupfa kubera ko nyina araho ngaho tu. Papa. Iki? Basi mukora igishoboka. Igishoboka no kujya muri Kenya. Nta bindi. Basi ndajyana na Frank. Papa nyumva. Frank ni igicyangaha. Papa nyumva. Wowe uri umwana wacu. Turi kumvikana. Frank ndamukunda. Hanyuma. Ntabwo najya muri Kenya se Frank. Birangoye bigoye umutima wanjye. Ese ubu nkubaka kanya umuntu. Ntabwo mfite kubyumva. Nkubaka kanya umuntu akweretse ifoto yewe nawe Frank ari ku Kinshasa. Dad. Nsubiza icyo kibazo. Ntabwo yansiga. Arewe. Ese wenda nkubaze. Umva ibyo nyoka ari kukubaza. Nkubaze. Reba hano nkubaze. Franka kandi unsubize. Niwe muhungu mwiza muri bisi wenyine. Niwe muhungu nkunda. Reka nkubwire rero. Kuri iyi nshuro ntabwo tukwinginga, ntabwo tugusaba imbabazi, ntabwo dutegeka turagutegeka, ugomba kujya muri Kenya wanze ukunze. Nta yandi nta rindi jambo twifitanye nawe. Uribwira ko ndi buvuge ibinyuranye n'ibyo mama wakubwiye. Please nyumva papa. Nta kintu ushaka kumva. Nta wundi muntu ufite wo kunyumva uretse wowe. Urati nyuma yahuye. Kuri iyi nshuro umva neza. Nta kukwingira nta kugusenga. Twakwingiza inshuro nyinshi tugoraguza tuzi ngwenda uzagira igihe wiyumvishe nawe wumve ko ibyo bintu bishobora kubaho. None kuri aka kanya turabona uratera agati mu ryinyo. Muntu Frank. Sinarya ntabonye Frank. Sinaririmba. Please. Ndamukunda. Okay. Noneho hari ikintu kigomba kubaho ni kimwe. Zinga imyenda yawe ugomba kujya muri Kenya byihuse.
amarangamutima y'ababyeyi ambuza kugusanga nyamara njye ndumva narukira mu gituza cyawe